Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro Imana yaduhereye ubuntu muri Yesu Kristo, ubugingo buhoraho ndetse n'ibyiza byose bibonerwa mu ijuru, Imana yabiduhereye muri Yesu Kristo bikomeze bitunezeze twebwe abakurikiye inzira ya Yesu. Muri iki gitondo tugiye kurebera hamwe amagambo, ah, ni ikibazo nibajije gikunze kwibazwaho n'abantu benshi cyangwa se abantu benshi bakunda kuvuga, kijyanye n'uko ngo inzira ijya mu ijuru ari inzira iruhije, ari inzira igoye ndetse ariyo mpamvu ngo abayinyuramo ari bakeya. Yesu niko yabivuze. Yesu yavuze yuko inzira ifunganye ariyo nzira ijyana abantu ku bugingo, nyamara abayicamo ari bakeya, mu gihe abaca mu nzira ngari cyangwa se inzira nini ari benshi, ari kujyana abantu ku kurimbuka. Ariko twibaze iki ngiki: mbese koko inzira ijya mu ijuru iraruhije? Yego. Kuri bande rero? Ntabwo inzira ijya mu ijuru iruhije ku bayinyuramo, ahubwo iruhije ku batayinyuramo. Inzira ijya mu ijuru iragoye cyane ku bantu bakiri mu byaha, ku bantu bakiri kwa Satani, ariko bamaze kuyinjiramo ntabwo iruhije. Ni inzira y'amahoro, ni inzira, ni hahandi umuntu aba aruhutse byose, ni hahandi intambara ziba zirangiye muri Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ubwe niwe nzira. Yesu Kristo niwe nzira. Cyagiye Filipo amubwira ati twereke inzira, yabwira ati nijye nzira. Ndetse abwira Marita yamubwira ati nijye kuzuka. Abwira umugore w'umusamariyakazi bahuriye ku iriba, atangiye kumubwira ibya Mesiya ngo uzaza, Yesu Kristo yaramubwiye ati ni jyewe tuvugana. Abwira abafarisayo iby'ijuru, batangiye kumubaza ngo mbese ubwami bw'Imana buzaza ku mugaragaro, buzaza ryari? Yesu yarababwiye ati ntabwo ubwami bw'Imana buzaza ku mugaragaro, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Inzira y'ubugingo cyangwa se inzira y'agakiza, inzira ijya mu ijuru, iruhije ku bantu batarayinyuramo, iruhije ku bantu batayinyuramo, abatayicamo, abari kure yayo nibo bibaza ko iruhije, nibo bibaza yuko iruhije, kubera yuko icyo bamenyereye nyine ni ugukora ibyaha, nicyo kiboroheye. Ikiboroheye ni ugukora ibyaha. Ikintu gitangaje kinababaje ni uko uzasanga abantu bavuga ko bakijijwe aribo birirwa bigisha inyigisho zivuga yuko kujya mu bwami bw'Imana bigoye, ndetse hari n'abagaragaza ko bidashoboka. Ariko wibuke ko Yesu avuga ngo biragoye ko umutunzi ajya mu ijuru, yabivugiraga ku wananiwe kwinjiramo. Ndetse aravuga ati icyakoroha, byakorohera ingamiya ko yaca mu izuru ry'urushinge kurusha uko umutunzi. Ariko ni umutunzi umeze ute? Ni umutunzi ufite iby'isi byose, ni umutunzi wa wundi ufite gukiranuka ko mu mubiri, kuko uriya musore w'umutunzi wari umaze kunanirwa kwinjira mu bwami gukurikira Yesu, ibyamunaniye Zakayo byaramushobokeye, kandi bimushobokera nta kintu na kimwe akoze, kubwo gushaka kureba Yesu gusa. Ariko umusore w'umutunzi wari warakiranutse, wari warakurikije amategeko n'ibiki byose, byaramunaniye. Niho Yesu yakurije kuvuga ko bigoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ntabwo bigoye kubinjiramo. Kubinjira mu bwami bw'Imana, ku bari mu bwami bw'Imana, ku bamaze gutangira urugendo rujya mu ijuru, ku bakiriye Yesu by'ukuri, ku bakijijwe, ntabwo bigoye, nta n'ikigoye kirimo, nta n'ibyoroshye nkabyo. Bigoye ku bataratangira urugendo. Ziriya nyigisho rero z'abirirwa bigisha yuko kujya mu bwami bw'Imana bigoye, ari ibintu bigoye, ari ibintu bisaba kwitanga, ari ibintu bisaba, nta kintu na kimwe bigusaba kugira ngo wakire Yesu Kristo. Nta na kimwe. Kwizera Yesu Kristo nta kintu na kimwe, ntabwo bigusaba kureka ibintu runaka, ntabwo bigusaba kureka akazi, ntabwo bigusaba kuva aho wari utuye ngo ujye gutura ahandi, nta kintu na kimwe bigusaba.
ni ukumwakira mu mutima wawe gusa, akaza akaba ari gukora akazi, akaba ari gukora imirimo muri wowe, akaza akakuruhura, akica kamere muri wowe, kamere y'icyaha, agatsinda satani muri wowe. Ariko abantu bavuga ko bakijijwe kandi bakaba bakirwana n'ibyaha, bakaba bakirwana na satani, bakaba bavuga ko bari mu ntambara bategereje kuzanesha ngo bakagororerwa ubugingo, abo ngabo kwinjira mu bwami bw'Imana rwose ni ihurizo kuri bo, nta nubwo bishoboka. Abize fizike hari ikintu bita inertia cyangwa force de inertia mu gifaransa ni iki? Inertie. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi niba wicaye umaze umwanya wicaye ujya guhaguruka ukagira tendanse yo gufata hasi, ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka guhaguruka, urashaka kwigumira wicaye. Ni kwa kundi imodoka iba yarimo kugenda yafata feri, abantu bose bagashaka kujya kugwa imbere. Ni ukuvuga ngo ni imbaraga zishaka kukugumisha hahandi wari uri. Rero n'umunyabyaha, kubera ko Bibiliya iravuga ngo twese twavukiye mu byaha, twese tuvuka dutandukanijwe n'Imana, nta kindi kintu tuzi, experience dufite ku bwa kavukire niyo gukora ibyaha. Rero buri gihe iyo havuzwe kwakira Yesu Kristo, umuntu abona bidashoboka, bihinduka nk'ibyo ngibyo, agira tendanse yo kwigumira mu byaha. Abenshi bananiwe gukizwa neza kubw'uko bamaze kwishyiramo icyo kintu gusa ngo bidashoboka. Ariko gukizwa birashoboka. Kuba mu isi utari uw'isi birashoboka. Kuba mu isi udakora ibyaha birashoboka. Kuba mu isi udakora ibyaha ugakizwa pe, ukaba utagifite ubuhamya bw'ibyaha ukora, ukaba utagifite ibyaha wihana, ukaba udategereje ubugingo buhoraho ku munsi w'imperuka, ahubwo ukaba ufite ubugingo buhoraho. Kuba mu isi ufite ubugingo buhoraho birashoboka iyo wakiriye Yesu Kristo nyawe, apana Yesu agakiza kakari ko mu idini. Agakiza ko mu idini ntabwo gashobora kukuruhura, kuko agakiza ko mu idini uzasanga hari ibyo kagusaba, ni amakondisiyo, bagushyiraho amakondisiyo cyangwa se bagushyiraho ikigombero, barakubwira ngo ugomba kurya gutya, ugomba kwambara gutya, ugomba kugenda gutya, ugomba kureka gukora ibi. Uzasanga abantu bavuga bati hari akazi k'abantu bakijwe n'akazi k'abantu badakijijwe, ariko ntabwo ari byo. Yesu nta muntu n'umwe yigeze abuza gukora akazi yari asanzwe akora. Yewe na Yohana wibuka yuko abantu bagiye kubatizwa baragenda b'ingeri zose zitandukanye, n'abasirikari bari barimo n'iki, nta n'umwe yigeze abwira ngo reka akazi kawe, nta n'umwe. Yesu Kristo yakizaga indaya, nta na rimwe yigeze ababwira ngo mwimuke muri ririya karitsiye. Cyangwa wibuke ko iyo yajyaga gusura n'indaya, abanyedini baramwitotomberaga ngo agiye mu nzu y'indaya, ngo yamaraye, sibyo? Ni ukuvuga ngo yaragukizaga, abanyedini bagakomeza bakibaza yuko ukiri indaya, bagakomeza kukubona muri ya shusho, ugakomeza ugatura muri ya nzu, sibyo? Aho agakiza Zakayo, yaravuze ngo uyu munsi agakiza katashye iwawe. Agakiza ni Yesu. Yesu Kristo ntabwo yigeze abwira Zakayo ngo ntuzongere kuba umukoresha w'ikoro. Hoya, ndimo ndabwira ba bandi bashyiraho kondisiyo, bashyiraho kuvuga ngo niba ukijijwe reka gucuruza. Birashoboka ko wacuruza kandi utanyereza imisoro, birashoboka ko wacuruza kandi udakora amanyanga, birashoboka ko wakora bizinesi kandi ufite agakiza, birashoboka. Birashoboka ko waba umukoresha w'ikoro nk'uko Zakayo yari ari, kandi utakiba, utakiri umwambuzi, utakiri umuriganya. Birashoboka ko wiga ugatsinda kandi udakopera. Birashoboka ko wabona akazi bitagombye guca mu cyene wabo n'ibiki byose, birashoboka.
ariko inyigisho z'abadayimoni zikorera mu batizera kandi biyitiriye izina rya Kristo, babandi Yesu yatubwiye kwirinda abaza biyitirira Kristo, kwirinda babahanuzi b'ibinyoma, babahanuzi bakora imirimo n'ibitangaza kugira ngo bayobye benshi, ndetse Yesu aravuze ngo bazabikora kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Bamaze kuyobya benshi cyane. Ni ukuvuga ngo biratangaje ko ugira gutyo ugasanga izo nyigisho zabo nyine, inyigisho z'abanyamadini, inyigisho z'abiyitirira izina ry'Imana, nyamara bagifite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, uzasanga aribo bagaragaza yuko agakiza kadashoboka, agakiza kagoye, kuba mu gakiza neza bigoye, ari ibintu bisaba kugira ibyo ureka, kugira hoya. Muri Kristo Yesu tuba tubonye umudendezo. Muri Kristo Yesu tuba tuvuye mu bubata duhindutse umudendezo. Muri Kristo Yesu tubaho tunezerewe kubera yuko Kristo niwe munezero wacu, Kristo niwe mahoro yacu, Kristo niwe mucyo wacu, Kristo niwe bugingo bwacu. Iyo wakiriye Yesu Kristo neza kandi Yesu Kristo nyawe, iyo nzira ntabwo ikubihira, nta n'inzira ishoboka kurutira iyo ngiyo. Bigoye inzira ijya mu ijuru, inzira ijya mu bugingo buhoraho, igoye, igoranye ku batayinyuramo. Nta handi uzagira gutyo nyine ugasanga umuntu abaye umukene imyaka yose. Kubera iki? Ndavuga iby'isi, mu byerekeranye n'iby'isi. Kubera ko atekereza ko ngo ikintu runaka atagishobora, ngo adashobora kubaho nk'uko kanaka yabayeho wa wundi wakize, adashobora guca mu nzira nk'iyo kanaka yaciyemo wa wundi wakize. Akavuga ati biragoye, sibyo? Kera, ubu ngubu sinzi uko bimeze, ariko kera nko kwiga siyansi byari abantu bari barabigize intambara, abantu bavuga ko bidashoboka, ari ibintu bigoye cyane. Imibare ugasanga koko n'abayigisha barayikompurika. Hari aho nibuka ko niga mu wa mbere muri mate fizike higagamo abantu icumi, abanza hari n'igihe hakoze abantu 8 gusa. Nta handi wageraga gutyo ugasanga nko muri kaminuza mu mibare harangije umuntu umwe, ariko uyu munsi wa none harangiza abantu 1000 kandi bose bakarangiza, kandi ni imibare. Nyuma y'uko abantu bayitinyutse, ndetse n'abari n'abakobwa bashiki bacu kera bavugaga ko nta mukobwa wiga siyanse, wiga imibare cyane cyane za fizike, aho bayitinyukiye barayize barayitsinda. Ariko hagombwe gutegerezwa ko habaho kampanye yo kubabwira yuko nabo babishobora, siyanse n'abakobwa bayishobora. Abantu barayize ndetse barayiga, barakomeza, baranaminuza, baragenda bagera no, hari n'abafite za PhD, hari abamaze kubona za PhD mu mibare. Nyamara mbere baravugaga ko imibare yigwa n'umuntu umwe cyangwa babiri mu gihugu. Umuntu wize imibare agomba kuba ari umusazi, ariko ntabwo ari byo. Umuntu wize imibare agomba kuba ari wa muntu udasokoza n'iki, ariko si byo. Ibyo ngibyo ni iterabwoba. N'uyu munsi wa none rero biratangaje, abantu benshi bari mu idini bazarimbuka. Kubera iki? Kubera yuko babwiwe ko kujya mu ijuru bidashoboka, kubera ko bishyizemo icyo kintu cy'uko bidashoboka. Ntibishoboka gukiranuka uri mu isi, gukiranuka, kubaho ubuzima bukiranuka biragoye. Ugasanga abantu bavuga ko bakijijwe ariko bagahora bakora ibyaha, bagahora bavuga ngo yajya kuvuga ngo reka ngo Imana ngo irabizi ko turi abantu. Irabizi nyine, none se ko ibizi, ariko Imana irashaka ko abavuga izina ryayo bava mu bidatunganye. Yego, abavuga Yesu, bavuga ko bazi Yesu, biboneza nk'uko uwo nguwo waboneye ni Yesu Kristo. Yesu ntabwo yigeze akora ibyaha. Abavuga yuko bayoborwa n'umwuka w'Imana bakwiriye kuba nyine bayoborwa n'umwuka w'Imana. Yego, birashoboka ko wakora business, birashoboka ko wakora bino bintu byose byano mu isi, birashoboka ko waba mu isi, mu yandi magambo, kandi ukabaho neza, nyamara ukiranuka.
inzira y'agakiza n'ibigoye igoranye kuba tizera. Abizera Yesu Kristo, abavuye mu mwijima baje mu mucyo, abo ngabo iyo nzira irasobanutse. Ni inzira yo kwera nyine, ni inzira yo kwera. Abanduye imitima ntabwo bayicamo. Abanduye imitima rero, abafite intambara mu mitima yabo z'ibyaha, z'ibyo bananiwe kureka, nibo birirwa bigisha amahanga yuko inzira y'agakiza idashoboka, inzira y'agakiza igoye. Nyamara ah, iyo ugeze ku musaraba, iyo wemereye Yesu Kristo kukuruhura akagukiza ibyaha, reka nkubwire, uraruhuka pe. Uba mu isi, nta n'umuntu ushobora kuba mu isi anezerewe nkawe. Nta n'umuntu ushobora kuba mu isi ari yumva anezerewe, yumva rwose ashima Imana muri we nk'umuntu wamaze kwakira Yesu Kristo by'ukuri. Kuko nta kintu na kimwe, ntabwo aza kubuza ibyo kurya rwose, ntabwo aza kubuza ibyo kunywa, ntabwo aza kubuza ibyo kwambara, ntabwo aza kubuza ibyo wakundaga mu isi. Hoya, agukiza icyaha. Ariko idini ziriya kondisiyo zishyira ku bantu, amadini ariya makondisiyo bashyira ku bantu niyo atuma abantu badakizwa. Kuko ntabwo agakiza gatanga kondisiyo. Agakiza kari kondisiyoneri, agakiza kari kondisiyoneri ntabwo ari agakiza ka Kristo. Oya, ntabwo ari agakiza ka Kristo. Agakiza kari kondisiyoneri, niba warakijwe agakiza ko kureka itabi, kakari ko kureka imyambaro, kakari ko kureka ibyo kurya, kakari ko kureka ibyo kunywa, kagakiza kagusaba ko ugomba gufata igihe runaka ugasenga, kagusaba ko igihe runaka ugomba gufata mu mafaranga yawe ukajya gutanga mu rusengero, ukajya guha pasiteri, kagakiza kagusaba ko ugomba kwitanga ukagura ibyuma byo gukora umurimo w'Imana. Ntabwo umurimo w'Imana ukorwa n'ibyuma. Oya, ubwo ngubwo abayapani bakora ziriya sentetizeri n'ibindi, ni ukuvuga ngo nibo baba bakorera Imana kurusha abandi, ariko ntabwo ari byo. Kugeza ko n'abacuruza za Bibiliya ntabwo bakora umurimo w'Imana. Oya, ntabwo bakora umurimo w'Imana, bacuruza Bibiliya. Uzasanga bacuruza Bibiliya, barimo no gucuruza n'ibinyamakuru, barimo gucuruza n'ibindi n'ibitabo by'igiswahili urumva, ni ukuvuga ngo ni bizinesi barimo. Ntabwo gukorera Imana ari ukujya kwirirwa wirukanka imisozi ubwiriza, ntaho bihuriye. Bibiliya yigisha, yo ubwayo ivuga yuko Yesu niwe wabyivugiye. Bamaje bati umurimo w'Imana ni uwuhe? Arababwira ati umurimo w'Imana ni uyu, ni ukwizera uwo yatumye. Kwizera Yesu Kristo uba urangije umurimo w'Imana. Kwizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, uba urangije akazi kawe. Ibindi byose Imana irabikora. Biriya byo kwirirwa abantu basengera ibyaha byabananiye ntabwo ari umurimo wabo. Biriya byo kwirirwa abantu mu masengesho adashira, biriya ntabwo ari umurimo bahawe n'Imana. Ni kondisiyo bashyirwaho n'amadini yabo, ni kondisiyo bashyirwaho no kutizera kwabo. Kuko muri ariya masengesho bakora iki? Ni amasengesho ahindutse amaganya, abantu basengera ibintu, ibyifuzo, abantu bagahora bifuza, abantu bagahera mu kwifuza. Nyamara kwifuza ntabwo guturuka mu mutima unyuzwe. Abari muri Kristo Yesu rero, abamaze kwakira Yesu Kristo, abatunze Yesu Kristo mu mitima yabo, baranyurwa. Kuko Yesu Kristo abahindukira byose. Baranyurwa, nibwo yasenga ashima. Ntabwo ahora asenga asaba. Oya, ntabwo ahora asenga yihana. Ibintu byo kwihana ibyaha, abantu bakabikora bakabyihana, bakongera bakabikora bakabyihana, bagahoraho, ndetse hagashyirwaho iyo mihango yo guhora abantu bihana ngo biyeze. Reka nkubwize ukuri, biriya ni inyigisho z'abadayimoni. Nibyo bituma abantu badakizwa. Ukabona ibyaha birushaho kuba bibi mu isi, aho kugira ngo bigabanuke, kandi abantu bavuga ko bakizwa. Bakizwa ikizi? Bakabaye bakizwa ibyaha. Uzasanga barimo kurata ko ibyo bagezeho, uzasanga barata ko baretse kurya inyama uretse ko zitarekwa kuribwa, uzasanga barata ko baretse inzoga, nyamara umubare w'abanywa inzoga ntabwo ugabanuka, sibyo?
uzasanga ko barata ko baretse gusokoza gutya, baretse kwisiga amavuta runaka, ariko ntabwo izo nganda zahombye. Oya, uretse ko si n'umugambi w'Imana kugira ikintu business n'imwe ihagarara mu isi. Oya, uriya ni umugambi w'abadayimoni wo gukomeza gutuma abantu badakizwa neza. Yesu Kristo yaje kugira ngo aduhe ubugingo. Biratangaje ko uyu munsi wa none hari abantu bamaze imyaka 20-30 bagishidikanya ku by'ubugingo, bagishidikanya ko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Kubera iki? Barakirebera mu ndorerwamo y'amategeko, barakirebera mu ndorerwamo, barakipima kuri za kondisiyo bahabwa n'amadini. Idini ryawe rirakubwira riti nudatanga cyo wicuma uravuma. Imana ivumana ntabwo nyizi. Imana ivumana ntabwo nyizi. Barakubwira ko nuramuka utagize uruhare mu gukora imirimo runaka bitirira ngo bavuga ngo ni y'Imana, barakubwira yuko ubwo ngubwo utazajya mu bwami bw'Imana. Ubugingo bukorerwa ntabwo bubaho. Niyo mpamvu babukorera, ariko imitima igakomeza ikabahagararamo, imitima igakomeza ikabashinja yuko badafite ubugingo. Nuko banyuze mu nzira itanyurwa. Ntabwo iyo nzira ari iya Kristo. Reka dusome Matayo, muri Matayo igice cya 11, enda duhere ku murongo wa 11. Yesu yaravuze aravuga ngo ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore, ntabwo ari ababyawe n'umugore. Bakunda no kuvuga ngo babyawe n'umugore. Ni ababyawe n'abagore, kuko Bibiliya ivuze umugore ubundi bivuze itorero. Yego, ibivuze itorero sibyo? Iyo ivuze abagore ibivuze amadini. Nibyo. Iyo ivuze abagore, ahantu uzasanga handitse abagore ni amadini. Nubwo baba ari abagore mu buryo bugaragara, ariko babahagarariye ni ishusho ishushanya cyangwa se ishushanya amadini. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Abakijijwe agakiza ko mu madini, abakizwa agakiza ko mu madini, reka nkubwire, nta n'umwe waruta Yohana umubatiza. Ariko abakijijwe agakiza ko mu buryo bw'umwuka, abakijijwe na Yesu, n'umuntu wakijijwe uyu munsi utaramenya iyo biva n'iyo bijya, gusa wakiriye Yesu mu mutima we, gusa wumva afite inyota yo kwakira Yesu, aruta Yohana mu bwami bw'Imana. Kuko abinjira mu bwami bw'Imana ni abinjira muri Kristo Yesu. Inzira ijya mu bwami bw'Imana ni Kristo Yesu. Umuntu uyu munsi watangiye urugendo uyu munsi rw'agakiza aruta Yohana umubatiza. Umuntu uyu munsi wa none wakiriye Yesu, nubwo yaba aryamiye mu nzu y'indaya ya za maraya, nubwo yaba yaraye mu kabari, ariko umutima we umwuka w'Imana akaba yawukozeho, akumva akwiriye kwakira Yesu. Simvuze ngo akumva akwiriye kureka inzoga, hoya, akumva akwiriye kwakira Yesu, Yesu akamubera byose. Ndakubwiza ukuri ko uwo muntu aruta Yohana umubatiza. Uwo muntu aruta pasiteri umaze imyaka 40 abatijwe, pasiteri umaze kubatiza abantu barenga 10,000, ariko ugikora ibyaha, ukigisha abantu yuko inzira y'Imana y'ijuru igoye kuyijyamo, ubwami bw'Imana bugoye kubujyamo, bugoye kubatabujyamo, bugoye kubatabujyamo. Ubwami bw'Imana buhinduka umwijima. Kristo kubatizera ngo ahinduka ibuye rigusha.
tubona mu kuva igice cya 20 ku murongo wa 21, kuva 20 umurongo wa 21, baravuga ngo abantu bahagarara kure, Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Mbese Imana iba mu mwijima w'icuraburindi? No. Abantu bahagaze kure y'Imana kubera ko bari mu mwijima. Kure y'Imana ni mu mwijima, bari mu mwijima, ariko bibaza yuko Imana iri mu mwijima. Ku batizera, ku bagendera mu mategeko, ku bahabwa amategeko, kuko abangaba bari bamaze guhabwa amategeko, ni ukuvuga ngo Imana igaragara nk'iri mu mwijima, nyamara nibo bari mu mwijima. Kubanze kwizera, ku batizera, uzasanga bashaka Imana nk'iyazimiye. Ku bazimiye bashaka Imana nk'iyazimiye. Ku bazimiye, abazimiriye kure y'Imana, uzasanga bafata Imana nk'aho ariyo yazimiye. Uzasanga basenga Imana nk'aho iri kure. Sibyo? Ya masengesho umuntu adashobora kuvuga, agomba kubanza kesitara n'ibyuma kugira ngo asenge. Nyamara Yesu avuga ku by'isengesho yavuze ngo iki? Yaravuze ngo wowe ho nujya gusenga, ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge, ahiherereye, so ureba ibyiherereye azagusubiza. Kandi mbere y'uko ubumbura akanwa kawe, so abazi ibyo ukeneye. Ariya masengesho akorwa ku karubanda, ariya masengesho abanza gutangirwa akorerwa publicité, ariya masengesho abantu basakuza kuriya, ariya masengesho umuntu adashobora gusenga atabanje gusengera kuri mikoro, ariya masengesho buriya buhanuzi buhanurirwa imbere ya za kamera, n'imbere ya hakabanza hagatumizwa za kamera, bakabanza bakesitara ibyuma, abantu bakabona gutangira guhanura. Buriya buhanuzi ni ubuhanuzi bw'ikuzimu, ni ubuhanuzi bw'ikuzimu. Buriya buhamya abantu babanza mbere yo gutanga, bakabanza bakagira abantu, bakabanza bakagira uko bakabanza bakabutegura. Ubuhamya bwacu ni Kristo, ubuhamya bwacu ni Kristo. Naho kuvuga ngo business ziragenda se, hari umukire mu isi kurusha Bill Gates? Ntabwo, barahari bake, sibyo? Business ukaba ufite ubuhamya gusa ngo kuvuga ngo wavuye ku biryo runaka ngo urya ibi ngibi, ngo wavuye mu cyaro uza mu mujyi. Gusa niwe utuye mu nzu nziza muri uwo mujyi ku buryo ari ikintu cyo kurata. Okay, ikigaragara nyine ku batizera, ku bari mu mwijima, bibaza ko Imana ari iri mu mwijima. Ku bari mu nzira y'urupfu yo kurimbuka, bahora bavuga yuko inzira yo mu ijuru, yo kujya ijya mu ijuru, igoye, idashoboka, irimo ibibazo, irimo intambara. N'iki? Inzira irimo intambara ntabwo ari iya Kristo, ni inzira y'umwijima. Kuko iyo nzira siba he, rega ni mu mutima, ni mu mutima, ni mu mutima. Umutima rero urimo intambara ni umutima ukirimo ibyaha. Umutima Kristo yamazemo ibyaha, nta ntambara zibamo. Bahora muri celebration, bahora umuntu wamaze kwakira Kristo muri we, umuntu watuje Kristo muri we, uyoborwa n'umwuka w'Imana, ahora muri celebration. Bya bindi birwa baririmba ngo mu ijuru ngo tuzabona ibi, ngo mu ijuru ngo tuzanezerwa gutya, ngo mu ijuru tuzahanagurwa amarira. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu mutima wawe, aguhanagura amarira. Ririya juru ry'ahazaza ntabwo ribaho, kuko Yesu Kristo nyine yabwiye abafarisayo, aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Iyo wakiriye Yesu, ubwami bw'Imana buba butashye mu mutima wawe, umwuka w'Imana batashye mu mutima wawe, Kristo aguhindukira amahoro atemba nk'uruzi. Intambara ziba zirangiye, kuko intambara zose zizanwa n'ibyaha. Ababa mu ntambara rero z'urudaca, niba abandi basenga amasengesho y'urudaca, niba abandi batizera.
ni bandi bahorana ibyifuzo, ni ba bandi bahorana ibyifuzo. Ibijyanye n'ubwami bw'Imana byose, ubugingo buhoraho, Kristo, n'ibyiza byose twahawe, imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, bihora ari ibyifuzo kuri bo. Abantu bifuza rero icyo badafite, nta muntu wifuza icyo afite, nta n'umwe. Iyo ugiye mu Kuva igice cya 21, 21 ni isomo naryo tugiye gusoma. Haravuga ngo umurongo, igice cya 20, andi mategeko, ku murongo, reka nisomere nk'imirongo 2 gusa cyangwa 3, umurongo 2. Aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6, ikimenyetso cy'inyamaswa 6. Ubundi twarakibonye, birirwa babivuga n'iki, ariko ikimenyetso cy'inyamaswa turakivukana mu mubiri, mu mubiri, mu maraso, cyangwa se icyo twakwita ubugingo, no mu mwuka. Umuntu wapfuye ni umuntu w'umwuka. Ubundi umuntu yapfuye mu mwuka asigara ari uwo mu mubiri, ayoborwa n'umubiri, ayoborwa na kamere y'umubiri. Ishusho y'Imana niyo yapfuye mu muntu. Kristo rero yatugaruriye iyo shusho, kuko Kristo ubundi niwe shusho y'Imana itagaragara, niko Bibiliya yigisha. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo uba wakiriye ishusho y'Imana, uba wongeye uhindutse ishusho y'Imana, uba wongeye usubiye neza 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 ku rufatiro, cyangwa se usubiye mu mugambi w'Imana. Turimo umuntu agira ishusho yacu iyo wakiriye Yesu Kristo. Ariko ntabwo kureka inzoga cyangwa gukora imirimo myiza bishobora kuguhindura umuntu mwiza. Ntabwo bishobora kuguhindura, wahinduka umuntu mwiza, ariko ntabwo biguhindura umwana w'Imana, ntabwo biguhindura ishusho y'Imana. Oya, kuko n'abakayini ibyo bakoze ntabwo ari bibi. Ntabwo Eva ajya gucumura, ntabwo yifuzaga nabi, yifuje kuba Imana, ntabwo yigeze yifuza kuba Satani. Okay, ahangahe rero barakubwira ngo nugura umugurano w'umuheburayo, urumva, agukorere imyaka 6, kuwa 7 azagende abo umudendezo atagize icyo yicunguje. Mbabazi, uyu mugurano w'umuheburayo iyo yacungurwaga, donc yabaga uw'umudendezo. Bakoresheje n'ijambo ryiza, kuba uw'umudendezo. Ari aho agiye n'aho avuye, ahari hagoranye ni hehe? Ahari hagoranye muri no myaka 6 ni igishushanyo n'ubundi bigaragaza. Ni ukuvuga ngo ni uburetwa bwo kwa Satani, ni uburetwa bw'ibyaha, ni ugukora ibyaha mu gihe yari akiri mu byaha. Ku mwaka wa 7 rero, ukarindwi ishushanya Kristo, ishushanya isabato, ikiruhuko cyacu cy'ukuri. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 13. Uwo murongo ntabwo duheruka kuwusoma. Ni ukuvuga ngo Kristo iyaje mu bugingo bwawe uraruhuka, ya mirimo yose wakoreraga kwa Satani ibirangiye, kubera yuko Yesu Kristo ngo yerekaniwe kumara imirimo yose ya Satani. Uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha, ntashobora, ntabasha gukora ibyaha. Abakora ibyaha ni aba Satani. Urwa mbere rwa Yohana mu gisome neza icyo gice, sibyo? Nyamara niba waramenye ukuri, niba waramenye ko Kristo akiza ibyaha, ugakomeza ukabikora, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo wishyize mu butware bwa Satani by'iteka ryose. Mbese nuko utabimenye, warabimenye. Abenshi barabimenye, abanyedini benshi barabimenye, bamenye neza yuko Kristo yadukijije ibyaha ku buntu bw'Imana. Imana yiyunze natwe, yiyunze n'abari mu isi bose, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byacu. Ariko twihute. Okay, ahangaha mu Kuva 21 havuga yuko uyu mugurano naramuka akunze shebuja, agakunda umugore we, agakunda abana be, azaguma ngo akamukorera by'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahisemo kuba imbata za Satani by'iteka ryose. Mbese hari undi mwaka bategereje wa 7? Oya,
umuntu yagiraga umwaka wa karindwi umwe akagenda akabaho umudendezo ku bushake bwe ntacyo yicunguje nta na kimwe. Babandi bigisha imirimo ni babandi bigisha gukizwa n'imirimo, cyangwa se ngo hari imirimo umuntu ashobora gukora kugira ngo akizwe. Ni abadayimoni, ni inyigisho z'abadayimoni. Babandi bakubwira ngo hari ibintu ugomba kureka, ngo hari ibintu hoya. Ntabwo ariyo kondisiyo. Kondisiyo ni ukwakira Yesu Kristo, sibyo? Ni ukwakira Yesu Kristo, kandi Kristo akaza akamaraho imirimo yose ya Satani. Ibya Satani ukabisigira Satani nyine, sibyo? Niba wari umukoresha w'ikoro ugakomeza ukaba umukoresha w'ikoro ariko utiba. Niba wari umupolitisiye ugakomeza ukaba umupolitisiye ariko udasobanya, ugakora ibyo ukwiriye kubukora. Gukiranuka ubundi mu isi ni iki? Gukiranuka mu isi ni ugukora ibyo ukwiriye kubukora. Ese tu ukamenya ikintu cyose, ukamenya ngo iki kintu hakwiriye iki. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore mubera icyaha. Umutima w'umuntu ubwawo umwemeza igikwiriye kuba gikora icyo ari cyo. Niyo mpamvu abakora ibyaha babikora nyine mu manyanga, mu biki byose, ukabona ariko umutima we urahimushinja. Niyo mpamvu ku munsi n'abihana babona ibyo bihana, ni uko imitima yabo ibibashinja. Uwo mutima rero gushinja ntabwo ari umutima wakiriye Yesu, ni umutima ukwereka yuko ukiri hanze ya Yesu, ukiri mu nzira ya gihogera ijyana abantu kurimbuka. Mu kuva nyine yashoboraga kubyanga. Mwibuke isomo turimo gusoma mu babyawe n'abagore. Abagore ni amadini. Mu bafite gukiranuka, mu babatijwe n'amadini, mu bayoboke b'amadini, babandi nyine babyawe n'amazi kwa kundi, byenda byitwa umubatizo, umubatizo wa Yohana. Mu babyawe ni ukuvuga ngo mu babatijwe uriya mubatizo nta waruta Yohana, uretse ko Yohana atigeze anabatizwaho. Yohana umubatiza. Ariko umuto mu bwami bw'Imana ajya ate? Aramuruta. Ni ukuvuga ngo umuto mu bwami bw'Imana ni wa wundi wabatijwe kwa kundi Yohana yavuze, zigenda babatirisha amazi, ariko uzaza nyuma yanjye azabatirisha umwuka n'umuriro. Uwamaze kubatizwa n'umwuka n'umuriro, uwabatijwe na Yesu, ndakubwiza ukuri ko uwabatijwe uwo munsi aruta umaze imyaka 50 mu idini. Yego. Uwabatijwe na Yesu ariko Yesu arakomeza aravuga ati, ndabwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose, muce umurongo, kuko abahanuzi bose, Matayo igice cya 11 umurongo wa 13, kuko abahanuzi bose n'amategeko byabayeho kugeza ku gihe cya Yohana. Abahanuzi bajyanye n'ubuhanuzi, amategeko yarangiranye na Yohana umubatiza guhera icyo gihe umurongo wa 14. Kandi niba nyine guhera icyo gihe ubutumwa bwiza bwatangiye kuvuga. Kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza gutunganya inzira za Yesu, cyangwa se inzira y'Uwiteka. Ni Yohana umubatiza warimo kuvugwaho, nta wundi uzaza. Aba bababwira yuko ngo hazaza hari abantu bazaza guteguriza Yesu, baba babeshye. Yesu yaraje. Abadashaka kumwakira, abanze kumwakira, nibo bakomeje kubwiriza yuko azaza. Ngo nimwitegure, ngo Yesu araje, ngo Yesu yaraje. Yesu yaraje. Aba yasanze bari maso, aba yasanze bafite umwuka wera, aba yasanze bari maso nk'uko yasize abivuze, ngo muhore
muri maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azagarukira. Abo yasanze bari maso yajyanye nabo mu bwami bwe, yinjiranye nabo mu bwami bwe. Ba bakobwa batanu b'abapfu wibuke batagiraga umwuka wera, nyamara bategereje Yesu. Yesu yaraje ajyana n'abakobwa batanu b'abanyabwenge. Umukwe yaraje ajyana n'abakobwa batanu b'abanyabwenge. Abandi batangira kuza kudodora. Ndetse igihe kizagera abantu birirwa bahanura ubusa, abantu birirwa bahanura ibinyoma, abantu birirwa bakigendera mu mategeko, abantu bagifite agakiza k'idini. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ko bagenda bagatangira bagakomanga, bakavuga ngo nyakubahwa dukingurire. Hanyuma bakavuga ngo sinigeze kubamenya, muri bande? Bati twariraga imbere yawe, twagiraga gutya, twahanuraga mu izina ryawe, twigishaga mu izina ryawe. Yesu avuga ngo nimuvaho mundi, sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibintu. Abanyedini babandi bavuga ko ubwami bw'Imana kubujyamo bidashoboka, babandi bavuga ko gukiranuka cyambaye umubiri bidashoboka, bigoye, ari uguhora abantu bakora ibyaha babyihana. Ziriya nyigisho ni iz'abadayimoni, ndetse bakaba barakizaho n'uburyo bwo gukiza abantu ibyaha. Gusengera abantu, ntabwo ibyaha bikorwaho n'amasengesho. Uba ubaye antikristo. Wowe ubisengera nawe ujya ku bantu ngo bagusengere kugira ngo ukizwe ibyaha, uba ubaye antikristo. Uba ubaye antikristo kuko uba uhakanye ko Kristo, ko Yesu ari Kristo, Yesu ari umukiza, Yesu yadukijije ibyaha. Yesu ku murongo wa 15 avuga ati ufite amatwi yumva niyumve. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro, bahamagara bagenzi babo bati twabavugirije imyirongi ntimwabyina, twaboroze ntimwarira, kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira bati afite dayimoni. Niba hari umuntu wirinze ku bintu bijyanye n'ibyo kurya no kunywa, ni Yohana. Wibuke ko Yohana n'ababyeyi be bari barahawe kondisiyo z'uko batagomba kunywa ibi, batagomba kurya ibi, sibyo? Akiri mu nda ntabwo we yabiretse, ntabwo yabiriyeho ngo hanyuma ngo bireke nyuma, sibyo? Ba bandi birirwa bigisha iby'inda, niba hari uwakiranuka ku bijyanye n'iby'inda n'iby'umubiri, ni Yohana, kuko we byatangiye akiri no mu nda y'ababyeyi be, y'umubyeyi we, mama we. Urumva? Ariko ku murongo wa 16, wa 17, wa 17 twahavuye, ahubwo nyine yaje atarya atanywa, bati afite dayimoni. Noneho ku murongo wa 19, umwana w'umuntu aje aryanywa, bagira bati dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, ariko ubwenge bwerekananwa n'imirimo yabo. Yesu Kristo we yaje arya anywa. Umva izo kondisiyo ntazwi, ako gakiza k'amakondisiyo ntabwo Yesu yigeze akagenderamo, nta n'uwegeze agaha, sibyo? Yesu rero yaje arya anywa, yaje ari wa wundi ibyo asanze barya nibyo yaryaga, ibyo asanze banywa nibyo yanywaga, uko wasanze basenga ariko yasengaga. Uzasanga hari abantu babyitwaza kuvuga ngo Yesu yaruhukaga isabato, ariko ntabwo Yesu yaruhukaga isabato nk'aho ari itegeko. Yesu yagiraga gutya ku isabato akajya mu rusengero, akajya nyine kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse n'intumwa ze zarabikoraga, ariko bakazirukana. Inshuro nyinshi bashaka kumutera amabuye kandi avuye kubabwiriza mu isabato, ndetse bakamushinja yuko atubahiriza isabato nk'uko bo amategeko yabo ari. Abanyedini, aho nifuzaga kugera bijyanye n'isomo ry'uyu munsi ni muri iki gice nyine cya 13, guhera ku murongo wa 25 cyangwa 27. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. 28.
mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abavuga yuko inzira ijya mu ijuru abantu bataruhuka nuko atari Kristo wabaruhuye. Yesu Kristo araruhura. Intambara ziba zirangiye muri Yesu Kristo. 29 mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Yesu asaba abantu yuko aba yaruhuye nta kindi uretse kumwizera, nta kindi. Kwizera bigahinduka ubuzima, kwizera bigahinduka ubuzima, sibyo? Nta muntu abwira gukora ya mirimo yose, nta muntu abwira kureka ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, nta muntu abwira gusenga ariya masengesho yo kwiriza no kugira gute. Biriya ni ibintu bikorwa n'abataramwemera, n'abataramwakira, n'abatarabera amahoro. Ba bandi bakirwana intambara rero zo mu buryo bwose, ni ukuvuga ngo ni ba bandi batarakira Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yanesheje Satani. Yesu Kristo yanesheje Satani. Yesu Kristo yanesheje ibyaha. Iyo umwakiriye aguhindukira umukiza, aguhindukira Kristo nyine, aguhindukira byose, aguhindukira amahoro. Inzira ijya mu ijuru ni Kristo. Inzira ijya mu ijuru ntabwo igoye kubayinyuramo, ntabwo igoye kubayinyuramo, ariko ku batayinyuramo iragoye, iranaruhije. Niba umuntu rero urimo kwigisha yuko inzira ijya mu bwami bw'Imana igoye, irimo intambara, irimo amahoro, irimo, uzamenye ko arimo kubivugira hanze yayo, arimo arabivugira hanze yayo. Igoye kuba tayinyuramo. Yesu Kristo ahindutse ibuye rigusha kuba batamwizera. Imana ihindutse umwijima, ihindutse nk'iri mu mwijima kuba ari mu mwijima. Kunesha Satani biragoye, kunesha ibyaha biragoye kuba kibikora, kuba kirwana nabyo. Ariko kuba bikijijwe na Yesu nta nubwo bakibyitayeho, kuko barabikize nyine. Ngukiza indwara arayirata, arayiganira, ukiza inkuba arayiganira. Abantu bakiririmba ibyaha, abantu bakihana ibyaha, abantu bagifite ibyifuzo byo kuzabona ubugingo, ntabwo barabubona. Abamaze kubona ubugingo buhoraho, imitima yabo iraguwe neza, nta bundi buhamya bafite uretse Yesu wabakoreye icyo. Ni Yesu wabakijije. Ntabwo birirwa barata iby'isi n'iby'umubiri. Witekerezeho, wibaze niba inzira urimo ubona iki igoye, idashoboka, ni uko uri mu nzira itajya mu ijuru. Inzira zidashoboka ngo ni inzira igororotse, n'umuswa nubwo umugenzi yaba umuswa ntabwo yayiyoba. Inzira ijya mu ijuru ni uko, nta makoni, ibintu byose biri clear. Yesu Kristo umwuka wera niwe utuyobora muri iyo nzira. Ibintu ubona harimo gushidikanya, ibintu ubona harimo ibintu bidasobanutse, iyo nzira ni inzira ijya ikuzimu, ni inzira ijya mu irimbukiro, ni inzira yo kwa Satani. Abanze kwizera Yesu Kristo kuva mu mwijima ngo bajye mu mucyo, abo ngabo bazarimbukira mu mwijima. Bahora baririmba Kristo nk'aho ari we uri mu mwijima, bahora bashaka Imana nk'aho ariyo yazimiye. Ubuntu bw'Imana bukomeze bugwiriye mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.